uriya mugabo nagabya uriya mugabo yabuze urubyaro nkaba nashiduka ngeze nko mu ikaritsiye nyiyambaye nk'abantu ati mupenzi ntabwo wigeze udutumira ariko hagati aho ngaho felicitation umunyarwanda we yabivuze neza ngo akaryoshye ntigahora mu itama noneho ngiye kugira ngo mbikumvishe neza ubwo nyine iryoshye niri mu itama kano kanya yanigiranye uri umupapa witwa Shema mu gihirahiro ntabwo nacitse intege nabwo naje gukina filime ikunzwe cyane ubu ngubu abenshi barayizi filime yatwaye igikombe cya 2020 bya bicari bibiri bya 20 niyo yagitwaye iyo bitwa nubwo itabaye nziza nyine ku ruhande rumwe. Twongeye kubasuhuza cyane abakunzi ba Nkuru Media YouTube channel, abakunzi bakadasohoka, abakunzi bacu dukunda cyane kandi namwe mudahwema kutuba hafi. Nkuko mubizi rero ntidushobora kumara icyumweru tutabazaniye umwe mu bastari mukunda, mwaba mumuzi cyangwa mutamuzi mukamumenya byimbitse, iyo mumuzi mukamenya kurushaho, mwamutamuzi mukamumenya, kandi akabagezaho ikiganiro cyiza cyane mukamenya byinshi mwibazaga kuri we, kandi rwose ikiganiro kiryoshye cyane. Abenshi mwibaza uko abayeho mu buzima busanzwe, mwibaza ibyo akora mu buzima busanzwe mukashira amatsiko. Uyu munsi rero uwo turi kumwe muramubona imbere yanyu, kandi nkuko mubizi tutajya tubatenguha, n'ubutaha tuzongera guhurira kuri Nkuru Media channel tubagezaho n'undi tuzaba twabateguriye. Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze kuri Nkuru Media. Uyu munsi dufite umutumirwa, muramubona namwe uko ameze, reka basuhuze yanabibwire. Ndabasuhuje abakurikiye Nkuru Media channel. Amazina yanjye nitwa Mupenzi Jean de Dieu. Mupenzi Jean de Dieu, mupenzi ukora iki? Ngiye kuvuga ibyo nkora ni byinshi, ariko ubwo nanjye nahita nibaza ngo ni ibijyanye na sinema, ni ibijyanye n'ubuzima bwanjye bwite, kuko hari ibyo nkora ubuzima bwanjye bwite, hari n'ibyo nkora noneho ari kariyeri wenda ifite management. Icyo ndi kubaza noneho, icyo tukuziho yenda hari abameze nkanjye bafite uko bakuzi, ariko tugiye kuganira noneho muri sinema, uko tukubona, uko tukuzi, bundi bimeze gute byawe? Naye mafilime uri gukina muri iyi minsi, amakuru yawe ubundi? Ibyanjye bimeze neza muri sinema, nta kibazo. Sinema ndabona ahantu ngeze naho navuye ndi ku rwego rwiza cyane rushimishije. Filime nakinnye cyangwa izo ndi gukinamo ubu ngubu ndi mu gukina filime yitwa Igihirahiro. Igihirahiro ni filime ikunzwe cyane, nyikinamo nitwa Shema, mfite umugore bita Belize. Nkaba ndi gukina muri komedi nayo isa nkaho iri kombine, muranyihanganira, isa nkaho iri kombine yo bita Kanangasiri, nkinamo nitwa Claude. Ndumva izo ngizo arizo ndi gukina ubu ngubu, nibura zisa nkaho ziri kuba buri munsi. Nizihe wigeze uboneka mu filime? Ni zingahe? Ni izihe? Zitubwire nazo abadukurikiye bazimenye. Murakoze cyane, gusa wenda sinzi bari ukubeshya cyangwa kwiyemera, ariko iyo ntekereje kuri filime nakinnye ni nyinshi cyane, kereka nk'iyo mfite mashine nkagenda ndebamo nkazibuka, ariko reka mvuge izo nibuka. Cyese nubwo nimvuze gutyo zarenga 10, ntabwo zarenga 10, wenda nshobora kwibukamo nk'eshanu. Nakinnye muri filime bita Isi Nisakaye. Isi Nisakaye yatangiye ari filime, biza kurangira ibaye nkaho
ibaye ndabivuga gute ko nshobora kuba nari ngiye kurasa nk'imbogo kandi nzi ko uyu munsi ntitwaje imyambi. yatangiye ari filime ndende, izi ngizi zimara isaha, ibyo bita feature movie, ariko biza kurangira tuyikozemo ama episode, iba filime episodique. Ubwo si iyo ngiyo gusa, nakinnye no mu yindi bita Urukundo si intambara, aho nakinagamo nitwa Desire. Nyuma yaho gatoya ntabwo nacitse intege, nabwo naje gukina filime ikunzwe cyane, ubu ngubu abenshi barayizi, filime yatwaye igikombe cya 2020, bya bicari bibiri bya 20 niyo yagitwaye, iyo bitwa nubwo itabaye nziza nyine ku ruhande rumwe. Iyo filime bayita Gitera, nayikinnyemo nitwa Denis. Nakinaga mfite direde, usibye ko hari n'ukuntu nyuma gato naje gukuraho direde bijyanye nyine na role nari mfitemo, ubwo benshi bayireba bahita babimenya. Nyuma nabwo nza gukina indi filime bita Igihirahiro, ariyo n'ubu ngubu isa nkaho iri guhitinga ukuntu ubu ngubu ndi umupapa. Abantu benshi nk'abankurikira n'uwo bari kubona ko ndi umupapa. Nayikinnyemo nayo nitwa Shema, mfite umugore witwa Berize, umugore nkunda cyane. Umugore cyangwa n'umuzima busanzwe. Ndamukunda muri filime, ni n'umugore wanjye muri filime, ariko mu buzima busanzwe ni inshuti yanjye nanone bisanzwe, kuko mu buzima bwanjye busanzwe mfite ufite iki? Mfite icyo ngicyo, ubwo bari kubyumva. Ufite umudamu se cyangwa ufite umukunzi? Bavuga ngo hari ijambo abantu bajya bakunda gukoresha bavuga ngo singo sacingi, ngo ndi ingaragu, ngo ikigaragurika, ngo ndi ingaragu, ngo igaragiwe. Wowe bimeze bite? Ibyo ari byo byose ndi muri izo categories. Njyewe ntago nkiri kureba hirya ku ruhande, hirya no hino. Ubu ndi single engaged, ndangaje. Hari umuntu muri make Shema muri filime, mu benzi wo mu buzima busanzwe afite umukunzi. Niko kuri. Ese Shema, reka nkwite Shema kubera ko muri iyi minsi ubu niko turi kukubona nk'umupapa witwa Shema, ufite umugore witwa Berize. Ubundi mu mafilime umaze gukina, ni mu yihe wakinnye ukumva birakuryoye, ukumva nyine ukumva biragushimishije? Ni mu yihe filime wakinnye mukumva rwose ajya uvuga ati rwose iyi filime impa amahoro gutya na gutya? Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza cyane umbajije. Ariko filime zose bijyanye na role nari ndi gukinamo, kuko nta muntu wari wazinkizemo, njyewe nazigiyemo kuko mbona mbasha kuzifitinga zose. Nazikinnye nzikunze, zindyoheye. Ariko ngiye kuvuga wenda ngo iyo nabonaga nyine ndyoheye impaye amahoro kurusha izindi zose, Umunyarwanda we yabivuze neza ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Noneho ngiye kugira ngo mbikumvishe neza, ubwo nyine iryoshye niri mu itama kano kanya, yani Igihirahiro. Uri umupapa witwa Shema mu Gihirahiro, ni iki kintu kijya kigutangaza iyo uri gukina cyangwa kikagusetsa? Ikintu cya mbere kinangaza mu Gihirahiro kurusha ibindi ni uko nyine ndi umugabo, kandi nkaba nambaye ikiranga umuntu w'umugabo. Hari igihe njya nyine
nkora nka mistake naba maze nko gukina nambaye impeta nayimenyereye numva ndi umugabo naranasezeranye nkaba nashiduka ngeze nko mu ikaritsiye nyiyambaye nk'abantu ati mupenzi ntabwo wigeze udutumira ariko hagati aho ngaho felicitation ni nk'ibi urumva nyine ku ruhande rumwe hari uburyo biba bibaye cyarenge ako kantu nanjye iyo nkatekerejeho ngashyira mu buryo buri positive kuri njye nkumva kamaye amahoro nkanaseka. ninde muntu ujya ugusetsa nk'iyo muri kuri seti mwagiye gukina? abantu bose tuba turi kumwe kuri seti ubwabo barasekeje. uravuze ngo barasekeje? barasekeje kubera yuko ni abantu bari kuru, ni abantu b'abasosiyabure. ubwabo rero kenshi na kenshi iyo tutatangiye shooting sitori tuba turimo ubwazo ziba zisekeje, buri muntu aba asekeje. harimo nk'abantu benshi mbona nkahita nseka niyo naba ariko numbaze ngo ni bande ni ibanga. ahubwo nari ngiye kuvuga nti ninde ujya ugusetsa cyane none ngo ni ibanga. iryo banga se watubwiyeho gato basi ujya ugusetsa rwose cyangwa ninde uherutse kugusetsa ubundi? navuze ko abantu bose muri rusange bansetsa, ahubwo ngiye gukora research y'umuntu ubarusha. ngiye gukora research menye ninde ubarusha kunsetsa, ninde uheruka kugusetsa. cyangwa wenda mu kanya mfite aha ngaha muri bungenere hari igihe ushobora kuza wenda gusoza namwibutse nkaza kumubabwira. ngo nawe ujya wisetsa? ndamutse nisekeje naba ndwaye kuko numva nk'abantu kenshi na kenshi ukabona nk'umuntu akunda nko guseka cyane, ukabona nk'umuntu ahora aseka sometimes ukabona nk'ibintu bimusekeje ntibyari na ngombwa we kuba byagusetsa cyangwa byakanamusekeje, kumva nk'abantu baramubwira ati kuki wikirigita urikirigita ugaseka umuntu w'umugabo. njye rero ntabwo nagera ku rwego rwo kwisetsa, ahubwo ibyo nkora wenda bishobora kuba bisetsa abandi. wowe iyo ubirebye ntabwo useka se cyangwa ngo wumve biragusekeje uvuge ati hariya nanjye byaranshekeje nari nshekeje? ahubwo ubibona gute cyangwa uri kubibona gute? reka mbaze abadukurikiye muri kubibona gute arashekeje? ubwo nyine babibonye ubwo turaza kubibona wenda sinzi turabibona mu makomenti muri komenti. ese mu bijyanye n'imikinire yawe urabona ufite role y'umupapa ukaba ufite umuntu mukundana, ntabwo biriya bintu bijya bimugiraho ikibazo? ubwo afite umugore uramwita sheri muri mu buriri, yabifata gute? icyo kintu kiragoye cyane kubera yuko mba mbona iki kintu ahubwo gishobora no kuzajya no mu nkiko hagati ya wa muntu dukundana. ati gute iki kintu kizangeza no mu nkiko kizangeza mu nkiko ndabibona, ndamutaginga ahita ayibona mbere. ni ukuvuga ngo umuntu dukundana muri script aramutse abonye nk'ibi ngibi yanandega, ariko umuntu dukundana mu buzima busanzwe ibi bintu yarabyakiriye, kandi ntabwo yabyakiriye kubera ari uko abuze uko agira, ahubwo yabyakiriye kuko abizi. ibijyanye n'iyi firida arabizi kandi afite ukuntu amfata, nanjye mfite ukuntu mufata, dufitanye ibanga. ubwo rero ndumva nta kibazo na kimwe byateza. iyo abibonye abona nyine ari ibintu bisanzwe, kandi iyo ari kubona uriya muntu wenda ari gukina ari mu buriri n'undi muntu, hari uburyo abibona, mbabona yuko Shema ari gukinana n'undi muntu mu buriri, ariko ngiye mupenzi ku giti cyanjye
arabizi ko mba ntari mu buriri aba ari kubonayo Shema. Ese Shema wambaye neza, ndabona akantu wambaye hejuru rwose ari keza cyane, ndumva nshaka kukareba, ariko buriya hari n'undi uri kutureba ushaka kukareba, wakuyeho gato nkareba ako gapira n'ako kantu wambaye mu ijosi ukansobanurire, ndabona ntabwo bisanzwe. ya sinzi wenda ibyo munsabye iba ndi bubikore, ariko akangaka gafatanya n'aka k'imbere, bivuze ngo uyu ni umwambaro w'uyu munsi. ndamutse akangaka nkakuyeho nkakwereka kari imbere umwambaro nazanye uyu munsi waba upfuye. nk'abahanzi ubwo nyine byandi byo kuba ngo waba wishe style, urumva style yaba ipfuye. Ako wambaye mu ijosi bakita gake? Akarambaye mu ijosi bakita ubu ngubu ntiwasanga gafite nk'amazina menshi, ushobora kukavuga gutyo ugasanga kumvishe bake, kandi hari ukuntu umuntu yari yatangiye kukita, uko muri kukita niko kitwa. Urakabya. Ntabwo gukabya, kuko impamvu, reka wenda mbere nk'aho mbipowentinze ho kugira byumvikane. Akangaka ari umuntu ushobora kukaragata avuga ngo ni ikiremba, ntushobora kukareba akavuga ngo ni furari. noneho wagera mu mico y'abandi wenda baba baravuye nko hanze, agahita avuga ngo aka ni agashabazi. Urumva gafite uburyo bakita butandukanye bitewe wenda na miliyo umuntu arimo. Ni ibyo byose. Iyo wambaye gutyo uba ugiye hehe mu buzima busanzwe? Iyo nambaye gutya mba ndi hafi yo mu rugo, cyangwa ndi mu rugo. Bisobanuye iki kuri wowe? iyo nambaye wenda nk'uku nguku hejuru nambayeho kano kantu, mba numva mu buryo bw'imiterere yanjye y'umubiri mfite imbaraga, ndi strong. Kuko burya iyo umuntu ajya gukonja, dufate wenda iba nk'ikirere cyakonje, iyo umuntu ajya gukonja akagera ku rwego rwo gukonja ijosi, buriya umubiri wawe nta budahangarwa uba ugifite. Iyo umubiri wawe udafite ubudahangarwa rero, urumva yuko nawe ubwawe nta mbaraga uba ugifite, ntabwo uba umeze neza. Ariko iyo umeze gutya ewana, ubu ngubu ntawe umubisha yanuka. Umubisha w'imbeho. Umubisha wanjye ni imbeho. Imbeho rero iyo ikirere gikonje ndayirwanya. Coiffe yawe urayivugaho iki? Iyi coiffe niyo mbi muri coiffe zose njya ngira, kubera yuko iyi ngiyi ni njye wayiyogoshe. Ni njye wayiyogoshe kubera yuko hari umukwaferi nari mfite muri iyi minsi wajyaga nyogosha, wenda abantu benshi barabizi. Umukwaferi wanjye aza kujya i Kigali. Agiye i Kigali biba ngombwa yuko tumubura irengero, ashobora kwamba karitsiye yaramucanze arangije gutaha biramunanira. Gutaha bimaze kumunanira biba ngombwa yuko ndi bushaka undi muntu uzanyogosha. Mu gihe nari ntarabona uwo muntu unyogosha, nabaye nigeragereza nkora ibyo yakoraga. Niyo mpamvu nyine abari kwibona ntabwo biri kuba 100% y'ibyari bihari. Ni ryari wumva se ufite coiffe nziza? Igihe mba numva mfite coiffe nziza ni igihe abandeba barenze umwe, harimo n'umukunzi wanjye aba yambwiye ati ku mutwe ni sawa. Niyo bihengamye mpita nanjye mbona ari byiza. Umukunzi wawe yubawe. Ndakoze cyane. Rero narindi kugira ngo ugire ikintu
ugufana uramubwira icyaka kanya? Icyo mbwira umukunzi wanjye, arabizi yuko ari uwa mbere, arabizi amateka dufitanye ko atazigera asibangana. Noneho abakunzi banjye muri rusange, ubwo ni abankunda wenda bijyanye n'ibyo nkina bankurikiranaho, icya mbere ndababwira yuko uburyo munshyigikira ndabibona, urukundo rwanyu ndarwishimira, mukomeze munshyigikire. Kandi rero hari umuntu turi kumwe hano, reka nawe akumbariza aho izo style uba wazivanye, ubundi nabyifashe bite kuri wowe? Yarakoze cyane mugenzi wanjye, barakoze n'abakunzi ba Nkuru Media YouTube channel nyiraho filime nziza yitwa Kananga series. Mugenzi wanjye mwabivuzeho kenshi. Hanyuma nanjye rero nk'umufana wa Shema, by'umwihariko nk'umukinnyi wa Claude muri Kananga, ntabwo nari kugenda ntamuvugishije ngo nanjye ngiri tubaza tw'amatsiko tumwe na tumwe mubaza. Shema, ndagusuhuje. natwe twabikirije. Rimwe ndakwita Shema, ubundi nkwite Claude, ubundi nkwite Mupenzi, byose yose n'amazina yawe kandi ngira ngo biremewe nta kibazo. Mwavuze filime nyinshi mwagiye mukinamo kugeza naho wageze ku rwego rwo gukora filime yawe bwite yitwa Kananga, kandi ni filime ikunzwe tureba tugaseka, ni filime yongera iminsi yo kubaho ku buzima bwacu, kuko iyo umuntu aseka ngo aba yongera iminsi yo kubaho, kandi ntabwo ushobora kureba episode ya Kananga ngo urangire udasetse. Bibaho? Ukuri uri gutanga nanjye ndumva ntatandukanya nako. Ikibazo cy'amatsiko, ujya gukora filime yitwa Kananga, inspiration wayikuye ni iki cyaguhatiye kwikora? Ni iki wagendeyeho no kugira ngo uyite Kananga, no kugira ngo ibikoze mu buryo nka buriya? Inspiration wayikuye hehe? Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Ahantu nakuye inspiration za Kananga, urabona wenda bijyanye n'aho imyaka igeze, abantu bari gukora cyane bakabura umwanya wo kuruhuka. Ni muri urwo rwego rero narebye ndavuga nti ni iki nakora kugira ngo tubashe guhangana n'imyaka turimo. Ndareba nsanga ibintu byose umuntu yaba akora bivunanye, byaba byiza abonye nibura n'akantu kamuruhura mu mutwe, kugira ngo abashe nyine gupagasa cyangwa abashe gukomeza gukora ibyo yari ahugiyemo. Naho hambere nakuye inspiration, ndavuga ngo nzanye story ya Kananga, hari uburyo ishobora kuba yafashamo abantu igatuma bacivinga ibyo barimo. Birumvikana cyane, twebwe abayireba turabizi. Ngira ngo umuntu utarareba Kananga series kuri Nkuru Media channel, waratanzwe cyane muri no minsi. Abanyakigali bari muri guma mu rugo, wakabaye wirirwa useka udatekereza no kuri covid. Cyagihe mu gihe cy'akazuba warushye rwose, Kananga ni umwanya mwiza wo kuruhuka no kuruhura ubwonko. Hanyuma Shema, ubwo nkwise Shema njyanishije na filime Igihirahiro ukinamo uri Shema, uri umugabo ufite umugore witwa Belize. Aho uyu munsi filime igeze, bigaragara yuko Shema na Belize babuze urubyaro, bamaze igihe batabyara. Bigaragaza n'amakimbirane mu miryango, niyo message ngira ngo bamushaka gutanga. Ariko se tugarutse kuri Shema, cyangwa se tukajya mu buzima busanzwe tukavuga Mupenzi, kiriya kibazo ufite muri filime Igihirahiro cyo kutabyara, muri filime ntabwo turamenya nimba ari wowe utabyara cyangwa niba ari umugore wawe. Ariko se bibaye ari wowe, niba ariko filime yanditse, mu buzima busanzwe nta mpungenge ufite yuko icyo kibazo waba ugifite, cyangwa se warisuzumye urabizi neza kuri muzima?
ya murakoze. Ikibazo mumbajije ni ikibazo cyumvikana kandi koko gifite ubutumwa gitanga muri rubanda nyamwinshi, ariko ku giti cyanjye ntabwo nareka kuvuga yuko bijyanye n'ibintu turi gukina byo kuba tudafite urubyaro. Ntabwo navuga yuko ku giti cyanjye hatari impungenge za mbere dore ukuntu ziteye. Hariho nk'umuntu ukureba akakurebera nko muri filime ariko ntabashe kuba yakuvana mu buzima bwa filime ngo agushyire mu buzima bwo hanze, ku buryo nshobora kano kanya nko kunyura nko ku muntu nahura n'umuntu agahita avuga ati uriya mugabo ntabwo abyara, uriya mugabo yabuze urubyaro. Urumva iyo ngiyo kuri njyewe ku giti cyanjye iba yatangiye kuba inzitizi. Ariko ku rundi ruhande ikintu kidukomeza ni uko muri sosiyete dushaka gufasha, twebwe tuzi yuko ibyo bibazo birimo, tukaba a part of solution, kugira ngo ibyo byose nyine nk'uko tuzi ko ari ibibazo turebe ni uruhe ruhare twatanga nk'abahanzi kugira ngo ibyo bintu bibe byagenda neza cyangwa habeho kwihanganirana ku bantu babuze urubyaro. Ibyo rero bishobora gutuma wowe ako kanya ugerageza kureba wenda nk'uburyo bari bugukritike, audience iri bugukritike, ukabyirengagiza kabone niyo baba bagukrititse mu buryo buri negatifu. Ibyo byose bitewe n'uko hari ikintu ushaka gukora cyatanga impact iri positive, urabyirengagiza. Naho ubundi ikijyanye no kwisuzuma burya Imana irasuzuma. Kubera Imana ndi muzima, kubera Imana mfite urubyaro, ndumva ari ibyo ngibyo. Good. Abantu mwajyaga mwitiranya filime mukabyitiranya n'ubuzima busanzwe, mukaba mwafata Shema nk'umuntu udashobora kubyara, mumenye yuko ari muzima, ibyo yakinnye yari afite message yashaka gutanga. Ahubwo se Shema, tugarutse kuri icyo, hariya buriya muri gutanga ihe message? Murakoze cyane. Message tuba turi gutangamo ahangaha muri sosiyete, cyangwa reka mvuge muri rusange, nanjye kuvuga ngo muri sosiyete nyarwanda, abantu bose muri rusange, iyo umaze kuba umupapa cyangwa umumama, icya kabiri uba utegereje ni urubyaro. Iyo utabonye urubyaro, ntabwo ubupapa bwawe cyangwa ubumama bwawe buba bukuryoheye nk'uko wari warabiteguye. Noneho abantu benshi usanga iyo bamaze kubaka umuryango akabona ntabonye urubyaro, usanga abantu benshi batangira icyo kintu kugipfa. Ugasanga nk'umugore atangiye kubwira umugabo ni wowe utabyara, umugabo nawe ati umugore ni wowe utabyara. Ibyo byonyine bigakurura intonganya mu muryango, ugasanga ibibazo bivutse mu muryango ubwabyo bishobora no kuba byabageza ku rupfu. Ubwo aho ngaho ndi kuvuga cyane cyane ni ku bantu baciye bugufi, kuri ya miryango isa nk'aho iciye bugufi, kuko usanga bo ubwabo bakoresha imbaraga zabo. Umuntu akavuga ati njye ndi muzima ku giti cye, ariko nta n'icyemeza ko ari muzima. Ugasanga n'undi nawe yakoze defense ngo ndi muzima, ariko kubera yuko wenda ubushobozi ari bukeya, ushobora gusanga batagiye kwa muganga ngo bamenye ninde ufite iki kibazo, ninde utabyara muri aba bantu babiri. Ugasanga bo ubwabo kwa kundi bari kurwana, umwe ashinja undi ngo ni wowe utabyara, mwabuze ubuzima. Ariko hari n'abandi nk'iyi miryango nayo isa nkaho hari wenda urwego rwiza iriho, usanga nabo batangira nyine guhura n'ikibazo nk'icyo ngicyo umwe, ariko bo hari uburyo nsa nkaho mbemeramo, kuko iyo ngiye ntangiye kwitekereza nkavuga ngo wenda nshobora kuba ntabyara, nshobora kuba nihishe nka madamu nkikozayo gato kwa muganga, nkabanza nkamenya ikibazo ko kindiho,
nasanga nta kindi wo nkaza kubuza amahoro uwo twashakanye, ntangira kumujomba nyine mubwira yuko atabyara, ugasanga nangiye kumubuza amahoro kuko nabimenye ko njye ndi muzima, nkamubuza amahoro ngo ntabyara kandi wenda nawe abyara. Birashoboka yuko nawe yaba abyara, ahubwo wenda kubizera Imana ari isaha itaragera. Ushobora gusanga bo nyine buri wese abashije kugerayo akabanza akamenya yuko ari muzima cyangwa atari muzima. Iyo amaze kumenya yuko ikibazo ari iki, agira n'uburyo agenda atuza yoroshya muri we, yorohera mugenzi we, ku buryo bo wenda ushobora gusanga amahirwe yo kuba bagera ku rupfu ari makeya. Nk'ibyo ngibyo numva nabivugaho. Urakoze cyane Shema. Hanyuma tukiri kuri iyo ngingo, ni ikintu gikomeye, niyo mpamvu tukibanzaho cyane. Buri ikintu gishobora gutuma abantu babana bashakanye bakundanye bitana basheri bakaba bashobora kugera ku rwego rwo kwicana, ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu muba mutanga ubutumwa kugira ngo abantu bamenye icyo bakora. Nengeye kukubaza nti abashakanye bakagira ingorane nk'iyo ngiyo yo kutabyara uyu munsi, nimba batarareba filime Igihirahiro, uretse ko wenda mutaranagera ku mwanzuro w'icyo kibazo n'ubundi muri filime, ariko wabagira iyihe nama? Inama nabagira, reka ariyo meraho. Inama ya mbere nabagira, icya mbere bamenye yuko ari abantu, kandi iyo wamaze kwisobanukirwa ukamenya ko uri umuntu, uba ugomba kuba ufite n'ubumuntu. Ni ibintu bigomba kugendana. Iyo utari umuntu uba uri inyamaswa, iyo uri umuntu ugomba kugira ubumuntu. Waba uri inyamaswa, inyamaswa ubwo nayo igira ubunyamaswa. Iyo wamaze kumenya ko uri umuntu rero, uba ugomba kumenya yuko hari ibyiza n'ibibi. Icyo nacyo iyo wakimenye ko hari ibyiza n'ibibi, bishobora kugufasha mu rugendo rwawe urimo. Ukamenya yuko niba ubuze abana, iyo ubuze urubyaro, atari wowe wa mbere uhuye n'icyo kibazo. Ibyo ni ibintu biba bigomba kubaho ku bantu. Ndabyumva ntabwo biba byoroshye, ariko ntabwo nanone solution aba ari uguterana amagambo n'intonganya ku buryo ushobora gusanga bikuviriyemo urupfu. Kuko wenda reka nse nk'uwinjira nko muri iyi story turi gukina y'Igihirahiro cyangwa se iyi filime, kanse nk'uvuga akantu gato. Urabona nkanjye n'umugore wanjye Berize dutangiye guhura n'iki kibazo cyo gushyamirana, ariko tumaranye umwaka umwe tubanye. Abantu benshi rero barabara ati umwaka umwe kubana n'umuntu ntabwo byumvikana ko mwaba mutarabyara cyangwa mwaba mutatwite, ariko abantu bumve yuko ibyo bintu byose ni ibintu bibaho, ni ibintu bishoboka. Ushobora kumara umwaka umwe utaratwita, ushobora kumara n'ibiri n'itatu n'ingahe, ariko ugasanga n'imyaka 5 cyangwa 10 ubonye urubyaro. Tureke rero guhita dufata imyanzuro iri direct, mutumve ko tubuze urubyaro kandi tuzi yuko bishoboka yuko mu myaka 10, 3, 5 ingahe bishoboka ko urubyaro rwaboneka. Hanyuma Shema, iyo ni inama ugiriye abashakanye bagahura na kiriya kibazo, nagira ngo nkubaze noneho inama wagira urubyiruko witegura kurushinga. Icyo nshaka kuvuga, nshobora kuba ndi umujene sindashaka umugore, nkareba filime Igihirahiro, nkareba ikibazo Shema na Berize bahuye nacyo cyo kubura urubyaro, nkagira ubwoba ko nanjye bizambaho. Aida nshobora gutinya gushaka umugore kuko ngize ubwoba ko ntazabyara, cyangwa se nkavuga nti ibi bintu bitazambaho narashatse, reka mbanze nisuzume ngira uko nigenza, ndebe ko ntera inda koko. Ari ibitekerezo byinshi umuntu ashobora kugira.
aho ngaho urabyumva ute abajene wabagira inama gute kuri icyo kibazo? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza, ariko reka ntange inama za mbere ntanga ku rubyiruko. Tujye mu kintu tukizi. Buriya gushinga urugo ntabwo ari ikintu cyoroshye, twe kubifata nk'aho ari urusimbi ni rwo ushobora kugenda ukajyamo bakakurya, ariko ugasanga cyangwa nawe urariye ariko nta purane yarwo wari wakoze. Ikintu cyo kubaka wigihubukira ngo umuntu agupushinga ngo ubwo mbonye mugenzi wanjye yubatse nanjye reka nubake, ahubwo banza ubitegure, kandi numara kubitegura wireba ngo uvuge ngo iba ku ruhande hari umuntu wambwiye ngo runaka yagize gutya buri urubyaro, ngo usungiye sinshobora kubura urubyaro. Oya, aho ngaho waba ubaye umuswa, waba ubaye umunyantege nkeya, kuko urugo ntabwo rwubakwa n'ikintu kimwe. Urugo rubamo ibintu byinshi cyane, inama rero nabagira, mujye mu kintu mwagiteguye, mwamenye uburyo muzitwara mu rugo. Urugo hagomba kubamo ikintu kijyanye no kwihanganirana cyangwa se kwihangana, kuko ni personalities ziba zirenze imwe, personality ziba zibaye ebyiri. Uba ugiye gukontorora iyawe ugakontorora n'iy'uwo mubana. Ubwo rero utabasha gukontorora iyawe, urumva hakiyongeraho indi biba bigiye kuba ikibazo. Wowe menya yuko ibyo byose, kuba umuntu adafite urubyaro, kuba umuntu atabona urubyaro ari ibintu bibaho, kandi wirinde gucika intege, kubera yuko Imana niyo itanga urubyaro. Birashoboka yuko ejo n'ejo bundi ushobora kubyara, kandi we wari warangije kwiciraho iteka ngo umwaka umwe urashize, 2, 3 ingahe ntarabyara, kandi wenda cyari ikibazo cyari ikibazo kiri muri genotype. Urakoze cyane, tuganiriye byinshi. Noneho aka kanya ndashaka yuko ugira icyo ubwira mu gusoza, ugira icyo ubwira abafana bawe nka Shema, abafana bawe nka Claude, abafana b'Igihirahiro, abafana ba Kananga, bose muri rusange, icyo bababwira ni iki? Abafana banjye ndabakunda cyane, nkunda inama zanyu. Noneho kubera yuko hasa nkaho haciyemo disipurine zirenze imwe, reka ngira akantu mubwira wenda kuri Kananga, nimba aho njya no ku bandi abafana ba Kananga, inshuti zacu abakurikira Kananga, turabakunda cyane. Ibitekerezo byanyu biratwubaka cyane, kandi kugira ngo ibyo tubagomba byose namwe mubibone ku buryo mubyifuza, ni uko mudasubira inyuma mu buryo mudushyigikiramo, ahubwo mukavansa mujya hejuru, mujya imbere. Abafana b'Igihirahiro namwe ni nk'uko nguko, turabakunda cyane, inama zanyu ziratwubaka, presence yanyu turayishimira, kandi nayo ntizasubira inyuma. N'abandi bose muri rusange badufana muri filime nyinshi dukina zitandukanye, turabakunda cyane. Arakoze cyane Shema, Mupenzi, Claude n'andi mazina yose afite kubera sinema. Turamushimiye. Twari kuri Nkuru Media. Abafana aho tutabagereye, namwe mufite uburenganzira bwo kwigererayo. Ndizera yuko igihe cyose twagukenera twakubona, sibyo? Yego, nibyo. Igihe cyose twamukenera twamubona. Mujye kuri Nkuru Media murebe ikiganiro cyose. Ibyo tutamubajije mwumvaga mushaka kumenya kuri we, mubyandike muri commentaire, mubitubwire. Ubutaha tuzamuhamagara tumubaze ibyo mwifuza kumenya kuri we byose, azabibabwira. Asige turabashimiye, mugende murebe Kananga series kuri Nkuru Media channel, hanyuma mukore subscribe abatarabikora, mu commenting, mutubwire, muhe ibitekerezo byinshi, akomeze atere imbere, kandi turabakunda cyane. Turi kumwe. Ciao ciao.